King of love, you called my name, you gave me life, although the shame had covered me, you took my hand, now here I stand, I'm saved by grace. Father God, you heard the prayer from deep within. My spirit cried, if there's a God, come rescue. Umugabo umwe yagiye yumva inkuru za Yesu n'abahino zivugwa, ariko mu by'ukuri ntiyarazi imbaraga n'ubushobozi Yesu afite, ariko yumvaga iki mu makuru hirya no hino. Igihe kimwe agiye kubonabona Yesu arahise n'abantu benshi bamushagaye baramukurikira, maze nawe abagenda runono, ni ukuvuga kugenda buhoro buhoro atabegereye kuko ataranabyemera, agenda hirya cyane yabo, ariko arebye tuvuge cy'abantu benshi bari kumwe na Yesu, maze bakaza kugenda akagenda yitangije hirya cyane kure yabo atabegereye, barenga agahinduka yari umuntu ugomba kugenda ukwe utagira uwo yanduza, maze agiye kubonabona Yesu agiye munsi y'igiti kinini, abantu benshi baragandagaje baricaye, maze Yesu atangira kubabwiriza. Yesu atangira kubigisha, Yesu arigisha, Yesu akomeza kwigisha ari kure cyane, abarebesha amaso gusa kuko atagomba kubegera. Akomeje kubona Yesu yigisha, abona ageze mu mwanya wo gukiza abantu. Yesu atangira gukiza ibirema, Yesu atangira kuvugisha ibiragi, Yesu atangira guhumura impumyi, yagendaga yegera buhoro buhoro yegera aho Yesu ari. Atangira kugera ahantu yumva amagambo amwe n'amwe Yesu avuga, aho kuko atari yegereye ntiyayumvaga yose, umuyaga wagendaga uzana mu matwi ye amagambo amwe n'amwe ntayumve yose, ariko areba Yesu akiza, akora ibyo bitangaza, akomeza kugitegereza. Uko yagendaga yitegereza Yesu kurushaho, Yesu yigisha kandi akiza, byakomeje gukurura mu mutima w'ibitekerezo bye, bigenda bizamura kwizera kwe, gukura kwizera, agenda agira gukura mu kwizera. Abona Yesu akiza, akomeza kugenda yitegereza, yegera abantu nabo barangamiye Yesu, nawe abaturuka inyuma buhoro buhoro agenda yegera, kugeza yaje kugeraho abantu batangira kumubona no kumwikanga, batangira kuvuga bati dore umweme yaje mu Rwanda, umweme atujemo, dore umweme atujemo, abantu batangira kwihinda birukanka, dore umweme atujemo. Ni ukuvuga yuko yasangaga Yesu yatangiye kumwizera, abona n'imbaraga afite, ariko abantu bari kumwe na Yesu ntabwo bari bagasobanukirwa n'uko Yesu afite ubushobozi bwo gukiza n'ibibembe. Ariko uyu mubembe yari amaze
kwizera yamaze kubona yuko ubushobozi Yesu afite n'ibyo arimo gukora ko n'ibintu ubwabyo bitari byageze bikorwa ikindi gihe cyose ko nabyo abifitiye ubushobozi. Maze akomeza kugenda yegera Yesu aramutumbira. Amagambo yavugwaga aho ngaho ngo dore umuyaga mu bantu ntabwo yamuciye intege, yakomeje kumutumbira kugeza aho nayo magambo kandi yumvaga akomeza kugenda ajya imbere kugeza ubwo bose bahunze asigarana na Yesu wonyine amwikubita imbere ati mwami wabishaka wakiza. Yesu aramusubiza ati ndabishaka geza gute kira. Arambura ukuboko ku muntu utaramburirwaga ukuboko. Yesu aramutse umuntu utaramutswaga. Yesu ahobera umuntu utaregerwaga. Uriya muntu yari afite umuryango yakomokagamo ariko nta wundi wari ukiri kumwe nawe muri iyo minsi yose. Yari umubwira rwango ndahumanye ntagire. Nshuti z'Imana, ibirembe bigereranywa n'ibyaha. Ese amaze gusobanukirwa n'uko Yesu